There are three aba basaza ni babanje mwita ngo ni inzu z'ibitabo. silent killers. Tumaze iminsi tuganira kuri uyu musaza twumva ibyegeranyo bye ukuntu agenda tugezaho, nanjye nkavuga nti reka banze nze mbereke ibyari byo, sibyo? Banze mbereke ibyari byo. Bababwiye ngo muzajye mubanza murebe muri comment aba yapininze hariya hejuru, mujye mubanza munayisoma ariko ngo please be my father. Uwo ni umuntu wamwandikiye, be my father so that I can have more knowledge. Ngo mbabarira umbere umubyeyi byibuza mbashe kugira ubumenyi bwisumbuyeho. Wabyumvise ariko ubumenyi bwisumbuyeho ni ubuhe? Three silent killers. Muri iyi video tugiye kureba abicanyi batatu baza bakica urubyiruko ariko mu buryo bwa bucece. Abicanyi batatu. Kubyumva ariko we, abicanyi batatu. Mwibutsa no gukanda subscribe kuri YouTube channel ya Nilamba TV. Asigaye tumanuke gake gake. Mwuzaniye inzu y'igitabo. Umve. Inzu y'ibitabo nako. Nari mvuze igitabo kimwe ariko ni inzu y'ibitabo. Ni ibitabo byinshi. There are three silent killers. Hari abicanyi batatu. Umve. Baza bucece. Ku musaza dutangiranye avuga. That are destroying lots of young people. Noneho abo bicanyi bari kuza bakica urubyiruko. Umve. Bega abeshi mu rubyiruko bari kwicwa n'abo bicanyi batatu. Abo bicanyi nibo tugiye kureba muri iyi video yacu. Ni inzu y'ibitabo iri kuduhereza abo bicanyi. Mwitware neza namwe abo bicanyi bataza bakabica, sibyo? Ariko mubanze mukande subscribe. Udakanda subscribe abo bicanyi bazakwica. That most of them do not even notice. Noneho ngo hari ikintu abeshi mu rubyiruko batabasha no kubona, batajye banabona. Number 1. Icyambere cyangwa se umwicanyi wa mbere. Uyu ni umwicanyi wa mbere tugiye kurebera hamwe. Ni inzu y'ibitabo iri kuduha ababicanyi. Ari kutuburira. Ese ntabwo mubona ko uyu musaza nakuze we? Stop chasing approval. Umwicanyi wa mbere, hagarika kwiruka inyuma y'amashimwe. Mbega gukora ugamije ngo abantu bagushime. Uwo niwe mwicanyi wa mbere buriya. Stop. Wazonze urubyiruko. Urubyiruko ruri kugenda rutuvamo gake gake mukayoberwa aho bari kujya, ariko abicanyi ni aba ngaba. For likes. Uhagarike kubaho ugamije gukundwa. Stop. Ibyo wakoze abantu babikunde ngo nibwo ukora. Stop living for cloud. Uhagarike kubaho ugamije kwamamara ngo nuko abantu bagushime. Cyangwa se bakubashye kuko wakoze. Or for the praise of friends. Cyangwa se uhagarike ya mashimwe mbega ubuteze ku nshuti zawe. Otherwise, your focus will die. Bitabaye ibyo ya ntego yawe cyangwa se cya kintu wibandaho kizangirika. Your grind will stall. Ako gatigito wirirwamo cyangwa se ako kazi wirirwa ukora nako kazageraho karangire. Umve. Icyo kintu mbega cyo guharanira amashimwe y'abandi. Future will burn. Ndetse n'ejo hawe hazaza hazangirika. Uracyari ku cyambere. Number 2. Icya kabiri noneho tujye ku cya kabiri. Stop hiding your weaknesses. Hako mujye mubona ko n'uyu musaza bari na seriye we. Mujye mubibona. Icya kabiri aratubwiye ngo uzirinde guhisha intege zawe nkeya. Za ntege zawe nkeya uzirinde kuzisha. Kubyumva? Stop pretending to be perfect. Hagarika kwitwaza ko uri umuntu utunganye. Hari abantu bazi ukagira ngo ni intungane, nta makosa bagira kandi ari bo buzuye amakosa n'amakosa n'andi menshi cyane. Umusaza urabona ko acting as if you are untouchable. Hagarike kwitwara nkaho uri inakorwaho. Hari abantu bigize inakorwaho. Untouchable. For God's sake. We are humans. Ati erega twese turi abantu. Twese turi ibiremwa. And we all have weaknesses. Kandi twese dufite izo ntege nkeya. Turazigira. Number 3. Icya gatatu. Tugeze ku mwicanyi wa gatatu. Ari nawe mwicanyi wa nyuma. Uyu mwicanyi we noneho ni mubi cyane. Stop ignoring. Ariko nawe azabucece. Ntago wapfa kumubona. Tomorrow as if it won't come. Hagarika kwirengagiza ejo hazaza nkaho hatazabaho. Umvise uwo mwicanyi ariko ni umwicanyi mubi cyane. Uyu mwicanyi yazonze urubyiruko pe. Spend recklessly. Ugasanga mutangiye gusesagura amafaranga mutabyitayeho. Mugura ibintu bya hato na hato bitanakenewe. Umve ni umusaza. Umusaza urabona ko ari na seriye. Burn abari kuryi. Bridges thinking later will save you.
ugatangira kwiyicira amayira cyangwa se ibiraro biguhuza n'ahantu wakabonye amahirwe, and consequently you fall into debt. noneho icyo ukora ni iki? Iyo umaze kwisibira ibyo bimenyetso ibyo biraro byose biguhuza n'ahantu wagakuye amahirwe, ngo utangira gutekereza ko ejo ariho hazakurokora, noneho ukisanga mu madeni. Umve ikintu gikurikiraho, wisanga mu madeni kubera ibyo byose wakoze, utangira kubura amahirwe, and life hits, noneho ubuzima bugakomera we hard. Umve, Wake up, mubyuke, mukanguke, face them now. Tangira uhangane n'ubuzima nona. Gisaza ni life gake will face you brutally, cyangwa se ubuzima bwo buzahangane nawe, noneho bushyizemo n'akantu k'ubugome. Kanda subscribe kuri YouTube channel ya Niramba TV, dukomeze kwibanira. Ciao ciao, naho mukanya mu kindi kiganiro.